Ngero nyambire ndiko mbega banumva ubuzima bwabo ari ubu. Sheri, ni wowe nkoze ibingibi? Ubu nari nizeye koko. Tambira ngo uyu mugabo wawe. Uyu nguyu ni umugabo wanjye. Naporo nagushisha. Ntabwo se warubizi. Ni umugabo wanjye. Mbese kutinyuka nawe ukabikora. Kutambwiye ko ufite umugabo kweli. Mana yanjye ko. Sheri. Ati Sheri. Uyu nguyu yaje gukora amazi. Nagukundaga pe. Nagukundaga by'ukuri. Ariko ibintu nkoreye mwaka kanya. Sheri wambawe. Basi mbabarira bwa nyuma ntabwo nzongera. Sheri, tega amatwi ubyumve neza pe. Urabizi ntabwo Ako nizere ko ugiye kumbabarira. Nyine tega amatwi maze ngusobanurire. Ndi umugabo wajya gupagasa. Ndahindukiye rukumbuzi runyisha avuga ati umudamu wanjye amaze igihe ntamubona urukumbuzi rwanyisha urukundo rundimo. Mu mwanya wo kuza ngo nsanga umugore wanjye nsanga ahubwo yizaniye abandi bagabo koko. Sheri wambabariye ko mwinginze mbaye ntabwo. Nise Sheri ko ndeba wagize isoni. Isoni ziki se? Kubambwiye ko umugabo wawe yagiye. Sa mugabo wanjye yaragiye azamara amezi 6 urumva ni nk'umwaka. Aha ndumva ngiye kwagira iwanjye byatanje. Mana yanjye ahubwo cyane ahubwo uri kubivuga gakeya. Bikubye uko wowe urimo kubitekereza. Nk'inshuro igihumbi. Cyane ahubwo no kugipapuro ndamukora rwose kireho wowe. Ese ngo umugabo wanjye ni umuntu. Araza akaza mu minsi 3 nabwo akabadari ukabona sinzi ibintu arimo usura ni umugabo. Ese undi wumva wikora iki? Ukora iki wumva? Mani njye nyine mba numva mbwira ngo yagiye mu kazi ngo ibiki n'ibiki njye ntabwo mbiza akagenda akamara y'amezi 2 akamara y'umwaka. Nese uwo mugabo utita no ku musatsi wawe ngo yite no ku kiba bimeze bite? Umusatsi wanjye cha nyine urumva barizagara nta kintu nyine aba ashaka kunyitaho. We nyine mba mbona ashaka kunkunda ariko njye ntabwo mukunda. Wanyire ko umugabo w'amafuti nta leta mufunga. Ako ngenda kwikundira. Niwe nikunda uriya njye ntabwo mukunda. Apichuri. Mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriwe ute? Mwiriwe neza nta kibazo. Birasaba kubanza gukora kuri uwo muti kugira ngo ubahirize amategeko. Hanyuma ndabona ibyo nshaka ndabibona kabisa. Oya mukiriya rwose nta kintu utabonamo hano rwose neza cyane. Birimo amagambo make rero nshaka agashinete k'umudamu wanjye. Ndabona n'isaha uyifite. Umva nta kintu utabonamo. Namwe ameze gute se? Turawa mushuti turawa kabisa. Rero ngiye rero maze iminsi ndi ku kazi nari nashinye kontara y'amezi 6. None nkoze amezi 2 bangombwa yuko nyine bampagarika ku kazi. Ariko ngiye gutungura umugore wanjye. Wandera bya bindi nari nkubwiye ngo mpereze rwabo. Ibyo gutungura umugore? Yego. Hano rero mfitemo utuntu twiza. Utuntu twiza tugutungura abagore. Babyita gutungura surprise. Yes. Noneho rero mfitemo utuntu twiza cyane. Dusaha. Iyo. Yes. Umugore wanjye ndamukunda byo gupfa ntabwo nagera mu rugo ntacu mushirire. Yego. Ikindi kikubaza vuba ugomba kumutungura. Rero umugore kumutungura rero bisaba utuntu urabona umugure nk'iyi baga. Iyi baga uri kwireba. Manura kariya kumuga tukora turebe. Dore naka ngaka reba. Mudamu wanjye sikabo. Curuzi ibyiza gusa. Uretse gato mudamu wanjye no musirimu akayakambara. Oya si ibyo gusa. Oya si kiranga ngiye akangaka nakunda gatwara. Nshaka ni phone igezweho ucuza phone zangahe zigezweho. Nakasane man. Umva ncuza phone z'ubwoko bwose. None rero hano hari telefone simwe zigura iry'inani kumva. Izi ngizi ni ikosora. Izo ni ikosora. Ubwo si yuzuyemo. Yampaye. Nako nawe urirebera. Ikosora. Duni nashakaga rwose. Iyo rero kuri network irakura ndakubwiye. Bebe mbega. Shanda kwikundira pe. Urankunda. Ukirambo wishaka kugusuzuguza. Uzi ukuntu uri keza mani ntago naba guteza tu. Nanjye ndagukunda nokuri ahubwo sinzi n'impamvu namukunze nuko nari muzi. Amuntu
nkaho yifashe murefu tu ntabwo yarakwiye umugore mwiza nawe mani uzambabaze ni ukuri uzamara agahinda nyine ko yaneye ukuntu ariko njyewe ntabwo anyitaho uba usanga nyine ari zagara sinzi ikibazo aba afite biragaragara kabisa mukunda uzi ko mukunda mpaka nkaba nanarira ariko se ubwo wabanje uramuhamagara pasi oya ntabwo umuhamagara cyangwa kumutungura ashobora kuba umukuru ariko ko mureba iri joro aratuwambaye winyere umva ngafashe kupakira wenda twara akangaka niko nabonye mugurajya mu musirimu na fone nta kibazo iyi saha noneho rwose irarikorera oya umva ukuntu ukunda umugore ntabibonye wowe ntubaho ufite kode ngo nkwishyure vuba vuba umucuruzi nkanjye nawe nta kode ngeramo ngaho mbwira kode dore ntacyo kandi iriya mibare yego nayibonye aha ndayibonye ndashyira amafaranga angahe zivuze ni menshi urebye bikaheranye mu mutwe ngira vuba rwose umugore wanjye ndamukumbuye 150 nta kibazo rwose wowe ushaka unarenzeho n'agahumbi n'ubundi wowe nabonye n'umuturanyi mwana wabonye ko byagiye sawa ubwo rero umugore wanjye rwose ntabwo ariko nkore serivisi nziza ntari y'ubushiti ntari kurindi sawa iri joro ndagushyira amakenga sheri we sheri nkunda sheri umugore mwiza yagiye hehera ariko nabaho dore umugabo haracyaba abagabo bakunda abagore kuriya ariko nawe n'ubwo ni umusore nifuza kuzakunda nkakura no kuko imana numva ntarambirwa no kukuhobera tu mani ndagukunda mbese ujye ubyumva pe ni ukuri nanjye ndagukunda ongera unyambire ndikunda mbega mba numva ubuzima bwabo ari ubu sheri ni wowe nkoze ibi ngibi ubu nari nizeye koko utambwira ngo uyu ni umugabo wawe uyu nguyu ni umugabo wanjye raporo nagushisha ntabwo se wari ubizi ni umugabo wanjye watinyuka nawe ukabikora kutambwiye ko ufite umugabo kweri mana yanjye ko sheri ati sheri uyu nguyu yari yaje gukora amazi koko mada ibi ni ibiki nkoze koko sheri uyu nguyu yaje gukora amazi yaje gukora amazi yaje gukora amazi uyu nguyu yesu ntiwambwiye ngo nta mugabo ufite ngo yaragiye azamara imyaka myinshi uyu nguyu ni umugabo wanjye sheri nabyo wari uzi sheri ibi nawe wabikora koko wakwifata sheri yaje gukora amazi uyu ni ukora amazi usa gutya nk'ushumba ntabwo ndi umushumba njye ndi umwana sheri uyu nguyu akora amazi uyu ni umwana umeze gutya ndi umwana ko mbona ushaje se wajya ngo ufite imyaka 20 uri umwana gute koko wa muntu papa imyaka 20 yaye ko ndi igipeti cy'imyaka 7 sheri uyu nguyu sheri yaje gukora amazi sheri yaje gukora amazi ni ukuri yaje gukora amazi ubu nacumi iki kumana koko sheri nese nakoze kumbabaza bane kagenda sheri ntabwo ngiye nakubabaje ni ukuri akora amazi ni ukuri kw'Imana akora amazi ni ukuri sheri kandi mbabarira unyumve ni ukuri ni ukuri mbabarira unyumve akora amazi pe akora amazi sheri nyumva karame urabizi ndagukunda nafashe urugendo nje gupagasa ngira ngo njye nawe tubeho none reba ibintu unyituye koko sheri basi ngaho mbabarira urambabaje sheri wambabariye ndakwinginze mbabarira basi ntabwo nzongera uru ni rwo rukundo unyeretse koko ntabwo nzongera mbabarira uriya mugabo ansumbye iki bibaye bwa nyuma n'ubwa mbere ntabwo nzongera ndakwinginze sheri mbabarira sheri rero nagukundaga pe nagukundaga by'ukuri ariko ibintu nkoreye mwaka kanya sheri wambabariye basi mbabarira bwa nyuma ntabwo nzongera sheri tega amatwi ubyumve neza pe urabizi ntabwo ariko nizere ko ugiye kumbabarira nyine tega amatwi maze ngusobanurire ndi umugabo wajya gupagasa ndahindukiye rukumbuzi runyisha avuga ati umudamu wanjye amaze igihe ntamubona urukumbuzi rwanyisha urukundo rundimo mu mwanya wo kuza ngo
nsanga umugore wanjye nsanga ahubwo yizaniye abandi bagabo koko sheri bambabariye ko mwinginze mbona ntabwo nzongera n'ukuri basi umugabo wanjye mbabariye kuri gupfukamana ibyo bwende sheri utafata icyemezo kimeze gutyo mbabariye bigaragara ko atari ubwa mbere sheri bikoze urambabariye oya sheri mfasha rwose mbabara usanga uriya mugabo niwe nabonye ari wowe wakunze mbabarira ntijye gushaka ngaha ka kindi cya kabiri sheri wambabariye no subize ko ukunda basi wambabariye basi sheri wambabariye bwa nyuma ko nazongera sheri wambabariye basi sheri nkubyize iki nkubyize uko ukore kuri koko ngambabarira basi ndakubwiye nonaha sohoka ukurikira wa musore sheri ibintu mwaba murimo birahagije sheri wambabariye oya fasha genda rwose genda nta n'imperekeza ngo haye genda gusa wakoze bandebera abagore b'iki gihe koko